Mbahaye ikaze muri filime Ibanga discussion cyangwa se Ibanga film discussion. Murabyibuka duherukana ikibazo cya Nyambo gikomeje kugorana ndetse Niyori na Dete muri kubona ko batari gucana uwaka, ndetse mubona ko Niyori yarakariye Dete cyane kubona yatwaye umugabo w'abandi, kubona yaratwaye Gahima, mbese kubona yarakoreye bya mfura mbi Gahima cyane agatwara umugabo w'abandi. Ibyo bintu byatumye Niyori yumva ashaka guhangana na Dete, yumva yaramurakariye, yumva mbese yakomeza kumwita indaya cyangwa se umukobwa mubi. Ibyo bintu bigakomeza kubabaza Niyori, ndetse mubona ko urukundo rwa Niyori na Nyambo rugeze ahantu heza cyane, ndetse ni urukundo ruryoshye, ni urukundo rwiza cyane pe, ni urukundo rufite uburanga buryoshye, buri umwe wese yakishimira gukurikirana iyi nkuru ndetse cyangwa se iyi filime, kuko hari ibintu byinshi itwigisha. Nkomeza gushimira buri umwe wese ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi cyangwa se ikiganiro kimwe ku kindi, akaba adahwema kudukurikirana. Niba nawe ari ubwa mbere utubonye, kandi subscribe ndetse ukande no ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bitazajya bigucika. Uduhe na comment utubwire uko Ibanga film discussion yumva, ndetse utubwire n'ibintu byinshi twagenda twongeramo, kuko ni twebwe ibintu tuba dukora tuba tubikorera mwebwe, nta bandi bantu tuba tubikorera pe, ni mwebwe.